ibihe byiza wowe ukoze subscribe kuri Nyayo TV show. Uyu munsi rero tugiye kubereka video y'amagambo yabonetse mu bukwe bwa Kiramani. Kiramani rero muramuzi, ni umugabo ukora filime hano mu gihugu cy'u Rwanda, wamamaye muri sinema ndetse no mu buryo bwa comedy. Mu minsi yashize rero agize gutya abakoze igikwe cyiza cyane cyaryoheye amaso y'abantu, ariko amagambo yacitse urundagura ku abantu ngo yarasesaguye, ngo abantu ngo ntiyagomba gukora ngo ubukwe bumeze kuriya, ngo kubera ko ngo yarasanzwe abana n'umugore. Njye nkibaza ati se niba yarakoze ubukwe ashaka kwenjoyinga, cyangwa se ashimira umugore w'iburyo se babanye, cyangwa se aho bagejeje bakora agashaka kumushimira ngo abura buryo, ni gute abantu bagombaga kubyivangamo bagatangira Kiramani ngo yasesaguye amafaranga menshi, ngo yasesaguye iki, ngo ntabwo yagombaga gukora burabo. Ariko abanyarwanda mwabaye gute kwere? Mwabaye gute? Niyo ubu ngubu yakongera gusabiriza ko atasabiriza kuri wowe, ko yasabiriza ko bamenyanye, bigutwaye iki? Waretse abandi bana bakikorera amakwe yabo nk'uko bayateguye, iminwa mugira ni iki? Nshimira Kiramani ndetse na timu ziwe zose, ndetse n'abandi bantu bamubaye hafi ku ruhande. Urumva bamuteguriye ubukwe bwiza, ubukwe bubereye amaso, yambika abantu neza, agaburira abantu neza, bakina komedi neza. Urumva bamuririmbira neza. Nshimira uwo bita Nora Muhanzi wamuririmbiye. Urumva njye ntabwo nzi ko nabivuga. Nshimira na Chita nawe yamufashije mu buryo bw'amagambo, yabaye ikimusangiza amagambo. Urumva rero byari ibintu byiza cyane byabereye abantu barishima, abantu barenjoyinga, ndetse ubukwe bwa Kiramani bwongeye kwibutsa abantu yuko bagomba gukora ubukwe. Nta gihe na kimwe umuntu atakora ubwo ngo yishime. Abantu baratangira ngo agasipiye amafaranga menshi, ngo yabushenga amafaranga menshi. Kiramani we bwiwe yaravuze ati se umuntu umbabaye ubu ufashe amafaranga ufite miliyoni 200 ugakuramo amafaranga 200, icyo cyo waba ugasipiye koko? Niko yasubije abantu rero muri iki gihe basigaye barabaye nk'imbabura nikoreye. Imbabura niyo ucana washyira amakara igahita yaka ikagurumana. Mwabaye gute? Iminwa yanyu mwayiretse mukareka abantu bagakora ibyo bagomba gukora, ibintu batekereje, ibintu bagiyeho inama, ibintu baplaninze, ibintu bemeranyijwe, bagakora ibintu byabo nk'uko byateguwe. Nabonye bo bantu z'abanyagso, mbonayo banditsutu. Urumva mbonayo basamu bazungu komedi, mbonayo banyabitanga. Urumva mbega bwari ubukwe bwiza cyane, ubukwe bwitwabiriwe n'impande zose, yaba ari abasaza, yaba ari abakecuru, yaba ari abakobwa, yaba ari urubyiruko. Bwari ubukwe bubereye amaso. Mwaretse amagambo kuko mugatungwa n'amaboko yanyu, mutagiye muri social media ngo mugende mu YouTube channel ngo yewe ngo ngiye ngo rwose sinaye gukora ibintu nka biriya. Ntibari gukora ibintu biriya kuko nyine nta bushobozi bifitiye. Bose bakora ibintu nka biriya udafite ubushobozi. Mwagiye mukura mugasobanukirwa. Iyi mbabura mureyere bingi nikoreye, niko n'amagambo yanyu ameze. Byo kwizanisha ibintu mugatayanga umuntu ngakoza uko ngaragasipiya. Umuntu agasipiya gute ko mu bintu yateguye? Isubone ni gutumenya ko umuntu agasipiya kandi atari wamukoreye, ataragushyira muri management y'ubukwe bwiwe. Ni gutumenya ko agasipiya. Njyewe ndashimira Kiramani ndetse na timu yiyo yose yamufashije kumanaginga buriya bukwe, ikamufasha gutegura buriya bukwe, ikamufasha uburyo cyane ubukwe buzabera, aho bazashyingirirwa. Urumva impano zizatangwa, uko abantu bazabyina, uko abantu. Ngenda bashimira rwose, mwamubaye hafi, kandi n'abandi bose bazajya bakora ubukwe mujye murebera kwa Kiramani. Ariko murabizi Kiramani uburyo yabayeho, ubwo iwe yarivugiye ati njye nabayeho mu buzima bubi, nagombaga gushimisha umugore wanjye. Urumva kuko ibyo maze kugeraho byose mbikesha umugore. Iyo nza kuba atari kumwe n'umugore ntabyo mba naragezeho. Kwa Mana yanjye we.
abanyarwanda mugiye hariya muri tarakaza mucitse ururondagura mutaramana kiramani social media kiramani YouTube yose kiramani yasesaguye nyine yasesaguye mu byo yakoreye nose ari gusesagura mu byo utakoreye nzanga gusa mwige gukora urumva mukoresha imbaraga zanyu. Hari akavideo nigeze mbona Kiramani yapostize nko saa 6 saa 8 urumva bari kuwe na timu ziyo ziri kugenda bari kugenda n'amaguru bavuye muri shoot. Ibyo wabyemera ko wajya gushutinga izo saha? Coco gusa igorye mukoresha imbaraga zanyu bro, mukoresha imbaraga zanyu. Ntubone kubona iko imbabura ugire ngo biranshimishije. Nashaka kwerekana uburyo ki abantu babaye nk'imbabura, abantu bamenaho amakara washyira esanse cyangwa se umuriro wacana umuriro imbabura ikahita igurumana. None yishyize ku zuba yaka nk'iyo bashyize esanse. Imirimo yanyu mwayigabanyije. Kirama warakoze cyane. Shimira timu yawe yagufashije mwabura bukwe. Imana iguhe umugisha kandi umugore wawe nawe azi Imana izamara kugukunda kandi muzasazane. Nkuko ejo bundi bivuze mu kiganiro nabonye kwa Sabe, waravuze ngo agiye mbere cyangwa se njye nkagenda mbere sinashaka undi mugore. Akantu narakumva cyane bro. Urumva kumva umugore wawe kandi bifurije kwaguka. Urumva bifurije kwaguka nicyo kintu kwifuriza kandi Imana izaguha umugisha warakoze cyane. Ciao ciao.